Ubwo birababaje ndara mu kinani. Ikinani ni igiki? Ndara mu gihuru. Mbura ahantu wo kuryama nkarara mu gihuru. N'utuntu twanjye baranadutwina n'umwenda wo kwambara ngira. Ufite abana? Ndabafite ariko se yabahaye imitungo baragurisha nabo barandagaye n'abantu binywera inzoga. Yego. None se mbwira wenda tuvuge urugero uwo mugabo wa mama wawe abana be nabake kuki mama wawe yahisemo kuba ariho kuba ariho aho imitungo ya papa wawe aho kugira ngo ayemwebwe? Nyine mama umukecuru ushaje bamujyana bashaka yarafite n'abuzukuru bakomeye bo kwa Sebahutu bakaza na papa wanjye yarafite n'imodoka bari ni uwo muhungu ngerageze Thomas uri mu bya papa wanjye ni nawe wagiye ubiryo. Papa wawe yarafite n'imodoka arabakire rero. N'ubu turabakire. Uvi inkuru yanjye. Iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A, kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano. Maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo. Inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa. Ushaka gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel. Hose ni hehe? Ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri Gasabo Showroom ngwino rwose karibu tuguhe ibikoresho byiza, tuguhe amasalo meza, tuguhe amasale à manger meza cyangwa dining, tuguhe amagariderobe ndetse n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu. Niho hantu hambere agira ibikoresho byiza kandi bikomeye, pana byenda ugenda ukandurura hari ugasanga abantu wicaye mu ntebe zise zitebera. Hamagaze 78870689 Igasabo no kuri pe n'ubukombe bukomeye cyane. Ndi kumwe na Vestine afite ubuhamya bukomeye cyane bwe, ubuhamya bw'urushako ndetse n'ubuzima muri rusange. No mubyeyi nawe wifuje kuduha inkuru, wifuje kuganira natwe kugira ngo natwe ubwacu twumve nyine amasomo atandukanye, ariko nawe agirirwe neza n'Uwiteka biciye muri twebwe twese. Vesti uraho neza? Muraho neza. Ku muntu utakuza mwibwira gute? Ngiye nitwa Uwizeyimana Vestina. Yego. Nkaba naravukiye ku Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Niwo n'imitungo ya papa banyambuye ni wiri. Yego. Nkaba ntuye muri Gasabo muri Rusororo, akagari ka Mbandazi, umurenge wa Rusororo. Niho nari ntuye. Niho wari utuye. Ufite inkuru y'ubuzima bwawe rero wifuze kudusangiza, cyane cyane ishingiye ku rushako cyane niho duhera. No ku mitungo ya papa wanjye byose hera ushaka kutubwira idonido. Yego. Kuva nyikubona kuri telefone nifuje kuza kubabwira akababaro kanjye mfite. Ngewe nyimara gushaka umugabo na papa wanjye yapfuye muri 80 adusigira imitungo. Yego. Mama wanjye yitwa Kandege. Aracyariho? Yarapfuye. Yego. Papa apfuye muri 80. Yapfuye muri 80 ubuse nafata. Wowe ufite imyaka ingahe? Si ngombwa byihorera. Irangamuntu si ngombwa. Turakwizeye imyaka utubwira. Ngewe navutse muri 70. Yego. Navutse muri 70. Ubwo yapfuye ufite imyaka 10. Ubwo noneho papa wanjye yashatse mama wanjye avuye ku bagabo batandukanye babiri. Noneho abonye papa wanjye mama wanjye apfuye Kandege, ahita azana abana b'umugabo wa kabiri witwa Sebahutu Joseph. Yego. Nibo yaduhereye imitungo. Ubwo noneho mu gihe cyo kubaruza ubutaka twabwiye mukecuru wanjye Kandege, mama wawe. Mama wanjye kufashe imitungo papa wanjye ukayitanga twebwe tuzabaye. Akayiha abana bukundi mugabo bo kwa Sebahutu. Noneho birangije mama asa nk'utwihakana ngo nta nubwo atuzi. Oya. Turagenda ngo ntabwo atuzi. Turagenda tuzana. Ari mama wakubyaye? Tuzana abatangabuhamya bafatira rimwe na papa wanjye isamba yihawe muri 68. Na leta ririho witwaga Domiyane Nyinzabera. Yego. Bagabaniye rimwe na papa wanjye n'ubu baradusinyiye nibyo twakoresha mu rukiko rwirengagiza imvugo z'abatangabuhamya n'ibindi bimenyetso n'ubu ndabifite hano. Yego. Noneho birangije umukecuru aza gutsindwa mu bunzi. Baramutegeka ngo nafata abana ba Sebahutu abajyane kwa Sebahutu abarugombera basijyaho.
hakaba hari umutungo, hari basaza banjye batoya bangiza imitungo muri jenoside. Bangiza imitungo? Noneho urukiko gacaca rwemeza ko baduha icyemezo two twagurisha ku mitungo ya papa wanjye, basaza bayivukana kuri papa na mama, yego, tukishyurira. Inteko ya gacaca iraterana iduha icyemezo cy'uko twagurisha ku isambu ya papa wanjye Rugomberera, tukishyurira abana ba Rugomberera. Babiri barapfuye, undi arafunzwe. Noneho twarabikoze. None umucamanza tuburanye imyaka 17. Hari mama Mubunzi yaratsinzwe ntiyanabijuririra. Arangije abunzi bategeka ko abana be bazana imitungo ya Rugomberera. Mama wanjye yapfuye, iyo mitungo itagarutse. Ubwo nibwo murumunange impanga yanjye yari amaje gupfa, Uwimana Foibe yari uhagara umuryango wa Rugomberera. Amaze gupfa bahita batujyana, uwo muhungu wa mama ni umukire arakomeye, afite n'abana biga hanze, bafite n'abandi b'abasirikare. Bahita batujyana mu rukiko rwa Nzige mu rw'ibanze, batesha umwanzuro wabunze agaciro. Noneho tujurira ingoma mu rukiko rukuru. Noneho urukiko rukuru rwemeza ko Uwongerageze Thomas atigeze aba umuburanyi mu bunzi. Bategeka ko urubanza ruzarangizwa nk'uko inteko y'abunzi abitegetse. Ntabwo yigeze aduha iyo mitungo, ahubwo umushiki wa Thomas, umukobwa wa Sebahutu, agurisha imitungo yacu mu isambu Rugomberera. Noneho agurisha n'abantu bakomeye batugendaho. Tuza kuregana mu rukiko rw'Ingoma, bavuga ko ngo bagumana iyo mitungo. Barongera tujya mu rukiko rw'inuza rwa Repubulika ari Rwamagana. mu nuza turusubirishamo mu nzitizi, badushyizeho inzitizi turabatsinda. Badutegeka ko rwasubira Ingoma rukazaburanishwa mu mizi. Umucamanza avuga ko uwo mutungo umukobwa Sebahutu Mukangire Josephine, uwo mutungo abo yawugurishije bawugumana. Noneho umwavoka wanjye akavuga ati umutungo umugabane utangwa na nyir'ubwite. None Rugomberera apfuye muri 80, Kandege nta burenganzira yari afite kugaba umutungo w'abana ba Rugomberera. Noneho umucamanza ntabwo yabikojejwe, duhita dusubira i Rwamagana mu rukiko rwaho. Umucamanza arangije aravuga ngo uko urubanza rwaciwe dukomeze ruba itegeko. Baduca 510. Noneho ubu bashyizeho umuheshankiko banzura ko umutungo wandikwaho Rugomberera na Kandege ngo ugaruka mu muryango wa Rugomberera na Kandege. Noneho naho twarihiriye abana ba Rugomberera muri gacaca bahagarura mu muryango, kandi umucamanza afata ku kitararegewe. Urubanza rwa gacaca rwabaye itegeko, nta wagiye kubiregera ko batanze umutungo wabo, habaho na cyamunara. Ikibabaje rero, ikintu kimbabaza nuko umucamanza yavuze ngo dutanga ngo ibihumbi 510 n'ibya papa wanjye babijyane. None abuzukuru ba Sebahutu Joseph nibo barimo bundi mugabo Sebahutu, papa wanjye ni Rugomberera. Urukiko rwaravuze ngo ubutaka buraha naho ngo hagaruke n'ibipapuro ndabifite, ngo ugaruke mu mutungo w'umuryango wa Rugomberera na Kandege. None abuzukuru ba Sebahutu nibo barimo kuza kurangirisha urubanza. Ni ubu bashyizeho umuheshankiko. None se barangiza urubanza biyitiriye izina rya papa wawe? Ngo ku izina ngo mama Kandege ngo yasezeranye na Sebahutu, ngo ubwo baraza kuzungura ngo 50% ya Kandege kwa Rugomberera. Nuko umucamanza akaza kuritera, agahita yinjira mu gipangu, imodoka akayibikamo, bakatuviringanya ngo nimuze musinya ngo tuzabikemura mu rukiko. Bivuze ngo kwa Sebahutu bo nabakire? Nabakire. Nanone muyobozi ikintu nagira, ntabwo ndi umuyobozi, umunyamakuru. Narakwishimiye, nararebye kuri telefone ndakubona umuntu angira inama ati ugiye kuvuga wenda hagira umuterankunga ukuvuganira wenda ibyasuka bibona. Nk'ubu ngewe narashwa akaboko,
nari mu nuza inkotanyi zibohoza urugamba rwo kurengera abantu twitwaga bakada twatwazaga abasirikare b'inkotanyi amasasu bandasa hano muri aka kaboko urareba ntabwo kameze nk'akandi barandasa noneho bamaze kundasa bandashe hano ubu mfite n'impapuro za dogiteri bashatse kumbaga bankuremo ako kuma byaranze ubu ntabwo gafata nta kurya nta n'icumbi mbona iyo bwije ndara mu kinani ntacyo kurya ngira imitungo ya papa wanjye barayinyambuye iyo umugabo nabyo yarabijyanye ubu mfite n'amafoto nakoreye igihugu nayakwereka amafoto ntacyo muri turaza kwerekana nakoreye igihugu nacunze umutekano w'abanyarwanda ndaza n'irondo nkagusaba ko wankorera ubuvugizi ntabwo ari ukunasaga nkagusaba ko wankorera ubuvugizi perezida Nyakabyara nyakubahwa perezida wa repubulika umubyeyi wacu dukunda waje kurengera abanyarwanda ko yanshakira nawe kuba kuko birababaje ndara mu kinani ikinani ni igiki ndara mu gihuru mbura ahantu ho kuryama nkarara mu gihuru n'utuntu twanjye baranadutwaye nta n'umwenda wo kwambara ngira ufite abana ndabafite ariko se yabahaye imitungo baragurisha nabo barandagaye n'abantu binywera inzoga yego none se mbwira wenda tuvuge urugero uwo mugabo wa mama wawe abana be nabake kuki mama wawe yahisemo kuba ariho aho imitungo ya papa wawe aho kugira ngo ayihe mwebwe nyine mama umukecuru ushaje bamujyana bashaka yari afite n'abuzukuru bakomeye bo kwa Sebahutu bakaza na papa wanjye yari afite n'imodoka uwo muhungu ngerageze Thomas uri mu bya papa wanjye ni nawe wagiye ubiryo papa wawe yari afite n'imodoka arabakire rero n'ubu turabakire n'isambu ya papa wanjye iri uruhande rw'isoko ry'akarere yego akarere kahe ka Rwamagana yego none rero abazukuru ba Sebahutu baraza kurangirisha urubanza rw'umutungo wa Rugomberera mbese kubera iki kwa Sebahutu bakize mwebwe abo kwa Rugomberera ari mwebwe bakuru kuki mutakize byagenze gute none se mama yafashe abana ba Sebahutu abaha imitungo ya papa wanjye Sebahutu se ntabwo yari afite imari none se abakire se bagenda bagurisha ku Kacyiru niho ngo bari batuye bari batuye ku Kacyiru n'inyandiko zirabyivugira ko izamara ya papa wanjye nabo ukaba bene Sebahutu yego bivuze ngo bazunguye kwa Sebahutu bazingura n'iwanyu mama arabibaho kandi yari kuki mama nyine yabikoze nuko mwebwe atabakundaga ntiyakundaga papa wanyu none se papa nkimara gupfa mama yise abazana tukagira ngo ni abagenzi bigendera noneho birangije mama abita biha abana ba Sebahutu nibwo tugenda umubunzi yaranatsinze abana ba Sebahutu ariko ni n'aba mama wawe yego noneho birangije mama atsinzwe n'umubunzi ntiyanajuriye yapfuye ataranajuriye bategeka wongerageze Thomas kuzana imitungo ya Rugomberera n'uwo Mukangire Josephine abo ni abana muvukana kwa mama oya nabo tuvukana kwa mama kwa Sebahutu mfite na porokarasiyo y'abazungura ba Rugomberera turi abana bane gusa abo kwa Sebahutu ni bangahe abo kwa Sebahutu ni batatu umwe yitwaga Kigubanya arapfa amazina yavuga yihorera bari batatu umwe yarapfuye undi apfa nawe asigaze atugurishirije imitungo nibwo urukiko rwemeje ko abo bantu batwara iyo mitungo hasigaye umwe rero kwa Sebahutu hasigaye umwe n'abuzukuru abuzukuru nibo barimo kurangirisha urubanza ko numva babariye se cyane koko none se ubu si baturiye nyine ntabwo n'abatangabuhamya bemeza ko iyo sambu ari iya papa wanjye twagiye no kwa noteri barabisinyira abasaza bahafatiye rimwe na papa wanjye isambu nabo tuburana si bahakana ko atari iya Rugomberera ni iya Rugomberera pe no mu nyandiko birimo ariko umucamanza yafashe icyemezo cyo kudutesha agaciro yego uwo mucamanza se bamuhaye ruswa byagenze gute kugira ngo biragaragara mu karengane mbese ukuntu mbibona kuko ushobora kuvuga ngo umuntu ariye ruswa utarabimubonanye ariko mbona mu karengane yadukoreye ari nka ruswa akarengane adukoreye reba kuvuga ngo imitungo ya Rugomberera
ngo nifatwe n'abuzukuru ba Sebahutu nibo barimo no kurangirisha urubanza. ubu imodoka zirwa zimpiga ngo ninsinye ngo nzane n'ibihumbi 900 ngo ibihumbi 510 ngo n'ibindi 400 ngo by'umwavo. gusinya ukora iki se? ngo twishyure ibya data barabijyanye ngo twishyure n'amafaranga 900 n'inyandiko irahari batwishyuriza. Yego. Nese mama wawe wumva umushinja iki hejuru ibyo byose? Mama wanjye ikintu umushinja yaraduhemukiye gufata abana yabyaye ku bandi bagabo akabatuzanamo akanatujyanisha. Mbere mu bana abo bavandimwe muvukana kuri mama gusa bo kwa Sebahutu bari mubanye neza? Ntabwo barazaga bakagenda, ntabwo bigeze babi wacu. Gute kandi barazaga bakagenda? Bavukiye iwanyu se? Oya, ntabwo bavukiye iwacu. Si mama wababyaye se? Papa wanjye yabanjije gushaka uwitwa Zimurinda. Umugore witwa Zimurinda? Umugabo witwaga Zimurinda. Papa wawe? Mama. Ashaka umugabo witwa Zimurinda mbere yo kuza kwa papa wanjye. Barabyarana umwana umwe witwaga Bazizana. Ariho se? Ariho. we yaravuze ngo nta kintu wabazi iwacu ngo azajya ibya se Zimurinda. Noneho avuye kwa Zimurinda araza ashakana n'uwitwa Sebahutu. Ahabyara abana 3 ugira shebuja na Ngerageze Thomas na Mukangire Josephine. Nibo yahaye imitungo yacu. Mwebwe rero muvuze ngo muri batoye mwavutse? Twavukiye kwa papa wanjye nyine kwa Rugomberera. Mama yazanye abo bana kwa Rugomberera bashyira kwa Rugomberera. Niwe waje mbere ya papa wawe? Sebahutu niwe washatse mama avuye kwa Zimurinda. Amaze kuva kwa Zimurinda yashatse uwitwa Sebahutu. Sebahutu nawe ahabyara abana arongera arabata. Arongera ashaka na papa wanjye. Ashaka Rugomberera, iyo sambu ni ya Rugomberera. Papa wawe? Papa wanjye. Abonye papa wanjye apfuye Rugomberera nibwo yazanye abo bana ba Sebahutu. Abagabiza ibya Rugomberera. No mu nyandiko ntabwo bahakana ko ibintu atari ya Rugomberera. Umucamanza yafashe ku cyatararegewe agiha abana ba Sebahutu. Bivuze ngo abo ngabo ba Sebahutu nabana nibo bakuru kuri mwebwe? Ku rundi rugo rwa aho nyine ashatse. Baturenganya gutyo. Babarenganya gutyo. Nanjye rero ubwo nagira ngo rwose mudukorera ubuvugizi turengana. Kuri kamera niba hari umucamanza niba ari umunyamategeko uri kutwumva muri kano kanya aze gufata nimero yawe ubundi aze kugira gute aze kugufasha. Bamfasha no kubona aho kuba. Mbere kuvuga ku rushako vuga nimero ya telefone yawe kugira ngo turebe ko hari abaza kugufasha. 078 5 9 7 7 yanditseho nde? Vestine, Uwizeyimana Vestine. Nuko Vestine uza kujya gutyo no gushaka umugabo ariko karandiranga rwose karandiranga. Byagenze bite se? Ubwo uwo mugabo nyine naramushatse. Ubwo noneho maje kumushaka ubwo nsanga afite abana 2 barera. Umwe arafite imyaka 8 undi 6. Ndabarera nanjye nahabyaye abana 5. Umugabo ari umusinzi niba yaranywaga n'urumogi ntabwo mbizi ko yazanaga se n'ibikororwa agashyira mu nkono. N'urukiko rwaramukatiye ndabifite. Rumukatiye ko kuzana ibikororwa? Rwamukatiye umwaka ngo amaza ku nkeke. Agafata n'amabyi agashyira mu nkono. Amabyi agashyira mu nkono. Vuga umwanda basi. N'umwana. Agashyira mu nkono. Nuko banegeka ko natandukana. Ibyo bintu warabibonye ibyo gufata umwanda akawushyira mu nkono? N'impapuro nagenda nkazishaka nkaziza. Nibyo byatumye mu rukiko dutandukana. Byatangiye gute se kugira ngo atangiye kuba umuntu mubi? Ni umusinzi ahantu twari ni mu basinzi ba Kanyanga. Wamushatse gute? Ni umuntu wamushingiye. Nyine tu inkuru irambuye byagenze bite? Mbese ukuntu namushatse nari mfitwe na mubyara we muri 92. Twari dutuye Gahengeri n'uwo mubyara we. Noneho haza itotezwa ngo ryo gutoteza abantu batutsi. Noneho umugabo wanjye aza kumbwira n'inzu bayishenye muri 92 mfite n'ibipapuro. Noneho birangije baza umugabo arambwira ati yewe ati ndareba bimeze nabi ariko twageraga baramufataga bakamukubita.
kubera iki? ngo ni muremure ngo afite n'izuru rirerure ngo n'ingoto. Yego. Noneho umugabo aza kwigendera sinzi aho yaguye muri 92. Yego. ubwo inkotanyi zije ariko yarazinyerekaga. Inkotanyi yarazinyerekaga narazibonaga ahantu intunga. Noneho yansigiye abana 2 b'abakobwa. Noneho birangije ubwo umugabo aravuga ati gendere nanjye ngiye kuzagwa kure. Ntabwo inzano yaguye. Inkotanyi zakabyara zije baravuga ndi mu gisirikare nari umukada. Baravuga ngo umuntu uzi ko umuntu we yabuze ngo agende mu manuza muri za bata yavuga bamushakira umuntu we. Ndabaririza ndamubura. Noneho n'inzu yanjye bayishenye muri 92. Ndagenda uwitwaga Semanza yari burugomesitiri. Ndamubwira se ko bansenye, arambwira ngo ubwo uri umunyarwanda mpita nigendera n'inzu yanjye bayisenye itaruzura. N'abana mfata abana banjye ndigendera. Niko kwicara mvuye inuza jenoside irangiye nibwo banshingiye uwo mugabo nazi ko ari umugome gutyo. Ubu ndihangana ngira umutima wo kwihangana. umugabo wa kabiri banshingira mama wanshingira mubyara we. Uwo wa mbere nari mfite naza aho yaguye. Banshingira mubyara we birangije. mubyara w'umugabo wa mbere. Birangije wa mbere se mwe mwarabyaranye? yari twarabyaranye. Mfite umukobwa washatse n'umwana we arimo kwiga amashuri makuru. Yego. Ansigira abana bari ndagenda nditonda ndikirizwa. Nicara nk'imyaka 8 nibwo mama we anshingiye uwo mugabo wankoreye ibintu bibi. Nibwo nkakomeza nkihangana n'umuntu w'umusinzi urara mu kabari. Noneho birangije ubuyobozi buravuga ati amaze agafata n'inkora akacurika muri wese akajya mbuza no kwituma mu isambuye. Agahora noteza. Birangije baravuga ngo nitujye mu butani dutandukanye. Ubu twaratandukanye. Ikintu kibi yagukoreye utajya wibagirwa ni iki kwatubwiye ko umugome cyane? Ikintu kibi yankoreye nuko namaraga guteka agahita azana amazirano agashyira mu nkono agafata n'ibikororwa agashyira mu nkono. Gusa ibyo akaba yaranyanga. yabikoraga avuga iki? Yazaga yasinze kanyanga. Nabo turi barazenga. Nuko ubwo rero nakoraga n'akazi k'umutekano. K'umutekano gute? Nakoraga akazi k'umutekano ndakwereka n'amafoto. Waretse nkayakwereka? Byanyereka rwose. Reka nze nyakwereke rwose. Ndasaba Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu dukunda ko yanshakira ahantu ho kuba kuko nakoreye igihugu ndiho nabi. Dore ngaye nakoraga akazi k'umutekano. Cyakoze pe. Nakoraga akazi k'umutekano. Wenda nimwe yashyire no kuri uswari n'umusore wawe. Nakoraga nagiye no ku ikosi. Nakoraga n'akazi k'umutekano. Yego. Ikazerekane neza wizikuraho. Zerekane neza. Nakoraga akazi k'umutekano ndinda abanyarwanda. Yego. None ukaba warahindutse gutya ndi? Narahindutse sindaramukina se. Ndaramukina. Ndabereka aho napimaga ibiro 110. Nakoraga akazi k'umutekano ndinda abanyarwanda kuko nakoreye igihugu cyane. Nyereka turebe iyo yindi ntacyo. Yego zose uzishire. Yerekanye. Dore nizi. Nuko ikintu tagirwa ukora akazi k'umutekano. Ndabereka ahantu napimaga ibiro 110. Nkaba narabaye igikara narabuze icyo kurya. Komere cyane rwose. Imana izaguteza imbere. Ahanga wabanaga n'uwo mugabo se wakugiriraga nabi? Nkihangana n'abana banjye barimo 2. Abana bari Nkunda igihugu cyanjye cyane. Abo napimaga ibiro 110. 110. Aha numvaga ibibazo by'abaturage muri corona. No muri corona narakoraga. Nakoreye igihugu cyane ho kugira ngo mfike iki gihugu. Perezida wacu Kagame yarakidushakiye kugira ngo tubeho neza. Muzansabira ubuvugizi. Perezida wakabyara niwe papa nyisigaranye azanshakiraho kuba. Yego. Dere hano numvaga ibibazo by'abaturage muri corona. Ko mbona wari wipanze cyane. Yego. Twari umuntu ukomeye. Nari umuntu ukomeye. Narazaga irondo. Wararaga irondo? Ni nkunda igihugu cyane ku buryo nanagiye. Uri umugore?
bigakunda se ubwo ukarana n'abagabo irondo nara nabayoboraga mu mujyi wa Mbandazi muri Rusororo hano i Kigali nyine yewe wari ukaze pe kandi biri seri wari ukaze nese kucyo kunze igisirikare tubyita ndagikunda cyane nkunda perezida wanjye wa Repubulika Paul Kagame ndamukunda nkaba ngaragaza n'impapuro za bandenganyirije yego nazo ndaza kuzisoma mu kanya gato cyane nuko rero wagiye muri ibi ngibi no kuvuga by'umutekano jenoside ikimara kurangira nakoranye na polisi nk'abamaneko nkajya ndwanya ibiyobyabwenge fande wanjye wababwiraga nyine ahantu bacuruza fande wanjye Nyagatare yagiye batamaye imidari ko bari bagiye kwima gukorera igihugu cyawe ni byiza cyane none rero ngeze mu myaka y'ubukure simfite aho kuba simfite icyo kurya ndasaba abanyarwanda bose bambona kugira ngo bantere inkunga mbone nawo kuba yego nese mbwira we nta kintu wishinja kuri uwo mugabo uvuga uti wenda impamvu yakoze ikintu nagera akantu namukoreye bigatuma andeba nabi yankorera ibyo twakwitica rubozo ngewe mfite ibimenyetso ibihe ibimenyetso by'abatangabuhamya n'abaturage burya ikintu kiyo kikorerwa mu mudugudu nasi mu isibo yawe abantu baba babizi ngewe kugira ngo urukiko rudutandukanye n'ibimenyetso bagendeyeho kandi mfite n'ibipapuro yasinyagaho ko ankorera ubugome nawe ubwe yarabisinyiraga yarabisinyiraga n'ubu isambu n'ubugome yankoreye ntazanibagirwa yashutse abana twabyaranye abahutaka barabugurisha kugira ngo urukiko nirwanzura banzabura ikintu nafata ako yaranakwangaga nese yakwangiraga iki koko ikintu hanyangiraga abonye n'aba bantwariye imitungo papa wanjye aravuga ni ingene batazamugurishiriza ubutaka bwe yabonye ubaye umukene aravuga ati ni ingene niho byatangiye kuzamba mbere se bwari mubanye neza ntabwo twari tubanye neza kubera ariko narihanganaga mu businzi bwe nkabwihangana nese ubwo we yari umusinzi ajya muri za Kanyaga wowe ucunga umutekano bigahura n'abana banye narabafataga mfite n'umwana wanjye witwa Bizimana namufatanye urumogi mu kubita ipingu ndamujyana bamufanga musabira amezi 6 kandi ntabwo bakiri ubwo si cyo kibazo cyabaye umugabo oya yashaka gutema abantu umwana ndabafata umugabo wawe ntabwo wigeze umufungisha mu gihe wari ushinzwe umutekano oya kubera ibyo yankoreraga ni ubushinjacyaha yaburanye nabwo bumukatira umwaka bifite nani impapuro ndazifite uraza kuzibona ndaza kuzibona ntabwo byari byoroshye ntabwo byoroshye niki navuga ngo utajya wibagirwa mu rugo rwawe ujye uvuga uti nicuza kuba narashatse uno mugabo ikintu ntazibagirwa naritondaga nkaca bugufi n'ubundi nca bugufi nkakunda abantu iyo uri no mu gisirikare no mu kazi k'umutekano bakwigisha guca bugufi ukomeje kuvuga igisirikare se wabaye umusirikare nabaye umukada nyine nakoranye n'inkotanyi mu gisirikare nayoborwaga n'uwitwaga Sesonga ndimo kuvugira ku ntuza abamuzi baramwumva Sesonga nuko rero ikintu nta bintu bibi namukoreye ahubwo ni wankoreraga ibintu bibi cyane mirambiranye polisi iravuga ngo ntinjye gutanga ikirego mu butane dutandukanye babonaga birenze kwemera n'akagari kamukorera raporo yo gufungwa nk'ubu yasenye n'inzu yari irimo abonye urukiko rwemeje ko tuzagurisha tukagabana asenya inzu y'amabati 22 ayisenyera iki yarayishenye avuye muri gereza agurisha amabati ni tumuhombe twese n'ubu butaka bwose yaraburiye yaraburangije ashuka abana baragurisha barabugurisha abana sungu bameze bate nyuma barandagaye bari mu birombe by'amabuye ni mayibobo iyi se yarabashutse bakajya mu kabari no mu ndaya barajya n'abahungu gusa n'abahungu gusa bo ntabwo se bajya bakumvira bavuge bati mama dore banyumvira se baba bari bo bafashe iki hashwe ubu wabaye indushyi nabaye indushyi nkasenga nkihangana hari igihe ngiye gucya nkakaba kukaba rero ni ibyacu kukaba no kugira gute kukaba ni ibyacu byo mu gisirikare kukaba ukajya nkari ukakaba cyangwa ukagandika ukagangika
kugangika mu gihuru ukiryamira ejo bugacya ukajya ahandi nk'umusirikare koko ukakaba yeah. ubwo rero narababonye kuri telefoni nifuza ko nabagezaho akababaro kanjye n'abarimo kunyumva bakagira n'ikintu bamarira wama naho kuba nkabona n'ikintu cyo kurya nkabona imitungo ya papa wanjye kuko irahari umucamanza yarandenganyije. None se ubwo urumva bayibatwa iyo mitungo n'ubu ntabwo ndumva uburyo nyine uraza kubisoma urabibona. Yego barayigurishije se cyangwa bayirimo? Imwe barayigurishije, indi bavuga ko isubiriye mu muryango wa Rwomberera na mama Kandege. None abuzukuru wa Sebahutu nibo baza kurangirisha urubanza. Banatwishyuza 900. Bayabishyuza kubera iki? Ngo harayo urukiko ngo wavuze 510 nayo umuntu nayo umuhesha nkiko wabo 400. Mukaba rimwe mugomba kwishyura n'imitungo Rwombere ikagenda bakanayirangirisha. Uraza kubibona mu nyandiko. Ndumva bitari kumvikana ariko ubwo Imana ibibafashe bigende neza. Papa kuba yari umukire uyu munsi ukaba usigara umukene wumva ari ibintu bisobanutse gute? Bivugitse na karengane twagikorewe n'umucamanza. Ni umucamanza dushyizemo amakimbirane yo gufata imitungo Rwomberera bakayiha abatari bakuriye kuyihabwa kandi bakanayiha n'abuzukuru ba Sebahutu. Urumva umufite abana muvukana batari kuri papa ahubwo kuri mama gusa, ubafata nk'abavandimwe hejuru ibyo byose? Ngewe ukuntu twabajije mama tukimara kubabona turavuga se aba bantu bavuye he? Baravuga ngo yababyaranye n'umugabo witwa Sebahutu. Nuko turavuga se ko imitungo Rwombere urimo kwitanga. Aravuga ngo sinabazi sinana ngo nasezeranye kwa Sebahutu. Niko yatubwiye. Ubwo nibwo twatangiye kumujyana mu bunzi. Kandege aratsindwa. Aratsindwa, amaje gutsindwa nigeze najurira n'ibipapuro ndabifite. Abahungu be nabo baguze nibo bakomeje kutugendaho kugira ngo babyegukane n'abuzukuru ba Sebahutu. Nibo babyegukanye. Nkaba rero nasaba kurenganurwa. Wumva uramutse ubonye papa wawe nubwo nyine bitajya bikunda hari ukuntu tugishyira mu bitekerezo wumva amubwira iki? Numva namubwira yaradukundaga cyane. No kugira ngo papa wanjye ngo ashakane na mama. Mu ntambara za kera ngo yaramuhishe baramukubise n'amaguru. Yajyaga atubwira ati impamvu nashatse nyoko vuye ku bagabo barinde umusore yigeze kungirira neza aranyiza baranyomora noneho intambara igabanyutse ya kera ngo ajya mu Buganda aje asanga ngo abagabo be barapfuye nibwo bakungikanye gutyo amushaka. Papa yari yifatiye isambu ku Muyumbu yari akiri umusore. Papa yashatse mama kuko mama yamuhishe mu ntambara. Ni nawe wari uri wo wenyine nta wundi bavukana. Papa wanjye nta wundi bavukana. Niwe wari uri wonyine maze akajya atubwira no muri jenoside hari umuhungu wo Thomas yangiriye neza banankubise no mu mutwe impiri. Angiriye neza aramfasha n'abana. Papa we ntabwo yari mu bahigwa muri jenoside? Papa yari mu bahigwa muri jenoside? Mbese ukuntu byari bimeze hari abantu bavaga mu Ruhengeri bakaza babona ngo ufite akazuru gato bakwica. Nuko uwo muhungu wa mama cyokora yagiye ahisha abantu benshi no mu nkambi Nyagasambu. No mu nkambi Nyagasambu niho yagize niho twahungiye. Dufashe inkotanyi kubohoza igihugu. Niho banandasiye. Twagendaga tuyobora inkotanyi dukiza abantu banujugunye mu byobo hose. Niho bandasa n'iryinyo rivamwe ryavuyemo bandasa hano mu rutugu. Mbese iryinyo ni isaso ryari? Ryaguye hano. Iryinyo? Isaso? Hano. Nta kantu kanguye. Ubwo neka. Na hano neka ekara ka grenade kandimo. Dogiteri mfite n'ibipapuro aravuze ngo mbaze napfa. Nta kintu mbasha gukora sinabasha gufurira umuntu ndibwa hano mu gatuza no mwibere. Mbayeho nabi mbese. None se ubwo urumva aba papa wawe
ni iyihe ntambara yatumye ahigwa akaza guhishwa na mama wabo? ni muri za ntambara za kera ni muri 70 ntabwo birukana abatutsi. ngo papa wanjye yajyaga avuga ngo barabafataga abasinga bakabashyira mu modoka, ndi umusinga, bakabashyira mu modoka bakajya kubaroha mu rwobo bakabarenza w'imodoka y'amabuye. Papa aza kurokoka. Nibwo yashatse mama avuye Bugande byaragabanyutse. Niwe wari uriho wenyine, abandi twabonaga bavandimwe na papa wanjye. Bo bari barabishe? Ni bari barabishe. Bivuze ngo barabatutsi? Ntabwo mbizi. Babazizaga ngo akazuru gatoya? Bega. Ubwo rero amateka y'u Rwanda ni mabi koko. Ubwo rero wama imitungo papa wanjye we nanjye nkabaho neza, nkabona undenganura rwose. Muri iki kiganiro dukoranye bose babyumve bandenganure. Ushoboye kumfasha amfashe, nze no gusubira muri ya nomero yanjye ya telefone baze kuyumva bajye bamfasha mbonaho kuba n'icyo kurya. Kuko mfite ubumuga bwa jenoside namugaye akaboko. None wenda abo basaza bawe basahuye imitungo muri jenoside, bari bakiri abana, bari batoya, bari batoya kuko abantu bo mu Ruhengeri barazaga bakikoreza abana b'abasore ibintu bakabijyana ahantu hitwaga ku mirenge. Noneho rero banapfuye ari batoya cyane. Noneho birangije mu gihe cya Gacaca babavugamo, twemera kubarihirira. None umucamanza urubanza rwe rwarabaye itegeko yatanze ibya Gacaca kandi bitarafashwe mu kirego. Uwo mutungo awugarura kwa Rugomberera na Kandege kugira ngo ibyishyuwe Gacaca, kugira ngo abuzukuru ba Sebahutu nibo bagiye kurangirisha n'urubanza. Ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Mbese umucamanza abaye nk'utubambisha, agize umutungo wa Rugomberera arawutanze, awuhaye abuzukuru ba Sebahutu nabo bagaragara mu rubanza, witwa Mutumyinka Apolline n'uwitwa Diodoni Cunguyinka Diodoni, nibo barimo kurangirisha urubanza, n'uwitwa Ngerageze Thomas. Abo ni abuzukuru ba Sebahutu. Ngerageze Thomas ni mwene Sebahutu. Urumva se bitababaje kubona batwambura imitungo Rugomera bakayiha abandi? Byagusubije inyuma mu iterambere? Byagusubije inyuma mu iterambere? Mu iterambere se ubu narigira gute kandi ndara mu gihuru? Kubimbesha ntabwo ari mu gihuru. Ndara mu gihuru pe. Nta hantu mfite aho kuba. Wenda tuvuge ko ucumbitse. None se nacumbika amafaranga nayakuraye ko nashobora gukora ngo njye mu kiraka? Ubwo nturimo uravuga kugira ngo abantu oya, ndakwereka n'impapuro za dogiteri zigaragaza ko ucumbika mu gihuru se? Oya, nizo mu ntuza, nizo mu mudugudu ndazifite. Zigaragaza ko uri mu gihuru? Nta cumbi mfite, ndazifite. Urwo uraza guhita urunyereka. Vuga nimero ya telefone yawe dusoze, wifuje ko abantu bagufasha. Ndarukwereka pe, baranunyandikiye. Vuga nimero ya telefone yawe. 078 539 783. Yanditseho nde? Uwizeyimana Vestine. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena. Ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yawe.